Reka nkushimire wowe udahwema gukurikirana ibiganiro byose binyuzwa hano kuri Niva Paula Vlog. Niba utarakora subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo ube wanshyigikira, mboneraho no kwifuriza umwaka mushya muhire wa 2024 uzabere uwishya n'ihirwe byose mwasabye. Imana izabibahe kandi ndabakunda cyane. Hanyuma rero mwemaze iminsi mutekereza ibintu byinshi, hari benshi mwagiye badusaba kuzabasobanurira ibintu bigiye bitandukanye, ariko ndavuga ko noneho uyu mwaka wa 2024 nuwo gukora cyane, nimuzishwa n'irungu igihe cyose wakoze subscribe hano kuri Niva Paula Vlog. Ndakubwiza ukuri ko uzadushimira. Hanyuma rero uyu munsi nifuje kubagezaho inkuru, ni inkuru mamo, ni inkuru ishingiye ku buzima bwabayeho. Ushobora kuza kwiyumvamo cyangwa se ukumvamo inshuti yawe, ushobora kuba byarabayeho, gusa simbifuriza ko ibintu byabaye kuri uyu mwana w'umukobwa tugiye kuganiraho byababaho, kandi nanone bikubayeho wabyakira. Ubu rero mwese mutangiye kwibaza muti se ni ibiki noneho ko Niva nawe afite utuntu twinshi tw'udushya ndadufite, niyo mpamvu ndi kubabwira ngo uyu mwaka ndababwiza ukuri ko muzanshimira urangiye. Hanyuma nihuse ngiye kubagezaho story, ni story ibabaje. Hari imiryango ibiri navuga ko ariyo ifatika muri iyi nkuru yacu. Hari umuryango urimo umwana, papa, mama n'umwana umwe w'umuhungu, hakaba n'undi rero harimo papa, mama n'umwana w'umukobwa, ariko abana bose bakaba biga mu kigo kimwe. Ababyeyi babo bose ni n'abayobozi muri icyo kigo, bamwe bari muri komite y'ababyeyi. Muri make ni famiye ebyiri zikize, n'abana babo nyine n'abana bo mu bakire, bivuga ngo barabana nabo mu biryo. Reka rero nihuse dutangire n'iyi nkuru. Dutangira abana bari mu kirori gisa nko gusoza umwaka, bishimye babyina, abanywa abarya bari kurya, abumva bashaka kuganira bari kuganira, uko ikigo cyabo cyari cyateguye ikirori cyo gusoza umwaka. Hanyuma rero hari umuhungu witwa Davis araza, ariko mbere y'uko aza arabanza akajya mu kabati ka papa we agakuramo inzoga ya papa we henze cyane. Izi nzoga z'amarikeri ngira ngo murazizi cyane, sigomba kumvuga ubwoko, ariko hari inzoga ziba mu ngo z'abakire mukunze kubona cyangwa se abantu bakunze gusohoka ziba zihari kandi zihenze cyane. Aragendera akajya mu kabati ka papa waho abika izo nzoga, agafatamo igice agasukaho, ariko tubona avanzemo n'ibindi bintu, ushobora kuba ari ibintu biri drug, simbizi neza, ariko afashe inzoga avanzemo n'utundi tuntu tutazi, ashyize mu gacupa, uducupa tubiri. Agacupa kamwe yavanzemo twa tuntu tw'udufu tumeze nk'utudrog, akandi nta kintu na kimwe kizemo. Aragiye rero, bimwe muzi by'abana bo mu bakire, yafashe imodoka muri parking yerekeje muri cya kirori, abandi banyeshuri barimo, inshuti ze zirimo. Ahageze rero ukajya ubona ntabwo ameze neza, ahindukiye abaye nk'uwisekejemo gatoya. Twese nyine biradutungura, turibaza tuti si uyu muhungu abaye iki, Davis abaye iki. Gusa hahita haza umukobwa mwiza cyane, umukobwa witwa Kesi, aza ari kumusekera, nawe agenda amusanga, uko bahura baraganira, aramwinginga ambwira ko uri kunywa ikindi kunywa ji. Davis aramwinginga cyane, wambabariye Kesi, ndakwinginza noneho for the first time, ndakwinginza reka dusangire. Umukobwa amubwira ati ni ukuri nanze kunywa, ndagusabye sinshaka kunywa hano, urabona turi mu kirori kirangiza umwaka, turi kumwe n'abanyeshuri, turi kumwe n'abayobozi, ntabwo nshaka kunywa inzoga. Davis nyine arakomeza aramwinginga cyane, gusa Kesi aravuga ati nta kibazo ndasomaho. Amuhereza rero agacupa kamwe, bose bahana cheers, baranywa. Bamaze kunywa rero
nyuma y'iminota mike cyane umukobwa aramubwira ati ndashaka gutaha ndumva ntameze neza. umuhungu aramubwira ati nta kibazo reka mutahane mugeze mu rugo. umukobwa yaremeye nta kuzuyaza ariko nyine atangira kugiramo akantu ko kuzungira gake ukuntu amujyana ku modoka nyine muri parikingi. ariko bakinjira mu modoka ikintu tubona umukobwa atangira gusa nk'uzungereye, asa nk'uzungereyemo gato ukuntu akabona ibintu ko akunda ubona ibintu utazi ni ibiki. twongera kubona Davis asohotse mu modoka aho yari yicaje Jesse. aba aragiye aramufata amujyana inyuma mu modoka. byakurikiyeho ntabwo tubizi, gusa twongera gusanga Kesi abyuka asanga afite ibikomere ahantu hose ariko akisanga iwabo, akibaza uko yahageze bikamucanga. gusa abona idirishya rijya ku cyumba cye rirarangaye. ku bigaragara ukuntu byagenze, Davis yaraje yica afungura idirishya rijya ku cyumba cy'umukobwa. kuko binjiyemo ntabwo tubizi, gusa wabyuka afite ibikomere yumva ari kubabara atibuka ibintu byose byamubayeho. gusa kandi umuhungu witwa Brian rero akaba ari we nshuti magara ya Kesi. ikintu yakoze yahise amuhamagara, Brian bite ni sawa, ejo se mu kirori byagenze bite, ejo natashye gute? Brian ati ngiye nagiye kukureba ngo dutahe ndagushaka ndakubura, gusa nyine I'm sorry ejo narasinze cyane ku buryo sinzi nimba nari no kugutahana, sinzi n'ukuntu nanjye nagize mu rugo. aramubaza hari ikibazo wagize? ngatoya nta kibazo nagize, gusa ndumva ntazi ukuntu meze. ako kanya rero Brian afata umwanzuro, afata imodoka asohoka iwabo ajya kureba umukobwa bakundana. hageze nyine abona ntabwo ameze neza ariko ntiyabyitaho. aravuga ati wasanga ari uko naraye namutahanye n'iki, urabizi abahungu hari ukuntu batagira ikintu na kimwe bitaho rimwe na rimwe. abaza umukobwa ati waraye utashye ute? natashye neza. nyine umukobwa ukabona ntiyishimye bitewe n'uko ntabwo zi ibintu byamubayeho, umutwe uri kumurya, muri make ntabwo sinzi ukuntu yababwira. ariko buriya nk'umuntu unywa inzoga cyangwa se murabizi ukuntu nk'umuntu badroze ukuntu aba ameze. sinavuga ngo n'umuntu unywa inzoga, ariko umuntu wese unyweye ikintu bwa mbere kandi akanywa ibintu atazi noneho harimo drogue ashobora kutamererwa neza mu mutwe cyangwa se mu mitekerereze. icyo gihe rero Brian araza aramubwira ati ndagusaba imbabazi, ni ukuri ntabwo nzongera kwitwara kuriya, wanyemerera tukajya mu nzu? nta kuzuyaza. aramubwira ati nta kibazo tugenda tuganire. murabizi abana bo mu bakire sinzi ukuntu imiryango yabo imeze, sinzi iki. ahantu yamwakiriye mu cyumba cye baraganira, bisanga nabo baryamye. hashira iminsi rero umukobwa atangira kumva nta kabaraga ntaki. ngira ngo murabizi ukuntu hari ukuntu umuntu aba yiyumva, ibiryo bitangira kujya bimunanira, ibyo batetse rimwe na rimwe bikamunanira. ku ishuri yagerayo akumva amawoderi nyine atandukanye, rimwe na rimwe akirukanyira muri toilette akajya kuruka. aza kubona nyine bibaye ibintu bikomeye. mu gitondo kimwe rero agiye kujya ku ishuri, ababyeyi bagiye kumujyana ku ishuri, mama we amuhereza akantu k'agashokora, juste nyine bimwe by'ababyeyi. avuga ati umwana wawe yagiye kujya ku ishuri, nubwo yaba ari mukuru gute ariko hari juste ababyeyi bakora. akamuhaye rero akiryaho kwihangana biramunanira. ikintu yakoze yirukanye muri toilette ajya kuruka. papa we mama we bose bamusangayo. ati mwana wacu rero baye iki? ati simbizi, bimaze igihe kingana gute? bimaze iminsi nsinsindira cyane mu ishuri, sinyiga neza. ababwira nyine ibimenyetso byose afite, bafata inzira bamujyana kwa muganga. bageze kwa muganga, ikintu cyaje gutungurana kigatungura abantu bose ni ugusanga uyu mwana w'umukobwa atwite. gutwita ntabwo byabaye ikibazo, ahubwo ikibazo cyabaye gusanga atwita abana babiri b'impanga ariko badahuje ba papa wabo.
ubwo Brown yari ari aho ngaho bamubwiye ko Sheri agiye kwa muganga, aje kumusanga. Akihagera rero asanga umukobwa bakundana atwite abana babiri ariko badahuje se, yaba papa we yaba mama we yaba Sheri we waruje atarwiyembitse, bose bacitse intege mu maso yabo biragaragara, bibaza bati se gute bishoboka, gute twite abana babiri. Umwe bapima boyfriend we basanga barahuje, undi basanga ntago biri guhura. Ubwo habayeho rero ikintu bita guperereza, umukobwa baramwinginga byagenze gute, ninde muntu wundi mwahuye, agatekereza akabati ngiye sinavuga ngo nahuye na Davis kuko meruka turi kumwe, sinzi nimba twararyamye, sinzi iki, gusa mu gitondo nabyutse ntameze neza. Ibyo we nibyo yitekereza, akabati sinshobora kugerekaho umuntu ikintu ntazi. Gusa iminsi yagiye ishira indi igenda igaragara, ariko agenda atekereza, atangira kugenda yibuka ibintu byabaye kuri uwo mugoroba. Abwira papa aramubwira ati umunsi mva hano njya mu kirori, umuhungu twigana yitwa Davis, nibuka turi kumwe ama inzoga, uko nageze hano ntabwo mbyibuka. Ikintu ndi gutekereza ko ashobora kuba yaramfashe ku ngufu. Abantu bose batangira kubitekereza gutyo, bavuga ati noneho reka tuvugishe uwo muhungu twumve we niba yibuka ikintu cyabayeho. Davis rero nk'umuhungu utumvikana, umuhungu wari warigize akara akajya he mu buzima nyine, ntabwo yumvaga hari ukuntu muba muri mu kigo ukaba harimo umwana wiyumva cyane. Davis rero nawe nuko ameze, karagiteri ze nuko nkuko zimeze, nubwo buzima yiberamo aba yumva ari hejuru cyane, hejuru. Bakibimukoza bati reka njye ntabwo namufashe ku ngufu, ahubwo umwana wanyu ni inshinzi yo ku rwego rwo hejuru, njye yaranyisabiye, yansabye ko turyamana kandi sinari kubyanga, ntabwo umwana wanyu ari mubi, byararangiye twarabikoze. Umukobwa amera nk'uguye muri koma, aravuga ati nukuri ntabwo byari gukunda. Atangira gusobanura, aravuga ati ntabwo byari gukunda kubera ko nsanzwe mfite Sheri, abantu bose barabizi mu kigo turakundana. Davis nawe ufite umukobwa mukundana, umukobwa bakundana nawe bari aho ngaho, yaje kubasura. Aravuga ati uyu wa mukobwa n'ubundi mu buzima bwawe ntabwo ushobotse wishinjije ku muhungu dukundana. Ubwo Davis ahita yibuka ko iryo joro bari kumwe hari udufoto bagiye bafata. Ikintu we yakoze yase agenda atangira kubishyira ku mbuga nkoranyambaga, afata ya mafoto. Aravuga ati uyu mukobwa ari kugenda avuga ngo namufashe ku ngufu, kandi iri joro muri kubona ko yari amobeye, yari yanyishimiye, yaransomye, mbese ibintu byose umukobwa yagiye akora. Ariko bamaze kumudroga, we yafataga amafoto. Umukobwa nawe amera nk'umusazi, urumva boyfriend we wari usanzwe nawe atangira kwibaza ati se, atangira kwibaza ibintu n'ibiki, uri kubihakana. Davis ari kuzana ikintu kigaragaza ko koko uwo mugoroba bamwe muri kumwe. Uyu munsi si uko wari wambaye, nuko nari nambaye, ariko ntago nzi ukuntu byagenze. Atangira gusobanura ibintu byinshi, akafite akandi gakobwa k'agashuti ke ko nyine kamuba hafi, kamubwira ati nyine niba mu rugo barabyemeye ko utwite, ni ukuri abana bawe ubwo uzabarere, boyfriend wawe nakwanga ubwo nakundi. Babana gutyo, inda niko iri kugenda ikura. Gusa boyfriend we biza kugera igihe aganiriza mama we, amubwira ukuntu ibintu byose byagenze. Mama aramubwira ati ntabwo ushobora kwanga umukobwa kubera ko wasanze afite abana babiri mu nda, umwe atari uwawe ariko undi ni uwawe. Niba ari kuvuga ko bamufashe ku ngufu, mwumve kandi umwakire, birashoboka ndetse cyane. Nusanzwe umukunda se umuhungu ati njye ndamukunda cyane, utekereza ko yaguca inyuma se? Nabyo ntekereza. Ese umunsi we wari uri? Umuhungu atangira kubitekereza, aravuga ati amakosa yose n'ayanjye, sinigeze mwitaho ririya joro, nari ndi kumwe n'abajamu banjye dukinana mu kigo, sinigeze mwitaho pe. Ibyamumayeho byose ninjye, ntabwo byari kuba iyo ndamuka mwitayeho nkamuha umwanya. Umuhungu araza musanga mu rugo, musaba imbabazi, aramubwira ati reka gukomeza wirukanka inyuma ya Davis, nimba abana atabemera njyewe nzabarera
nka papa wabo. Umukobwa arishima, ababyeyi barishima, baravuga ati Brown ni ukuri urakoze cyane, Imana iguhe umugisha kuba ubyemeye, niyo bitari gukunda cyakora natwe twari twabyemeye tuvuga ko umwana wacu tuzamwitaho. Ubwo ni nyina wa Kesi wabivugaga, avuga ati nta kibazo, niyo utari kubikora twari kubyemera. Hanyuma rero bikomeza gutyo. Gusa mu kigo umwana w'umukobwa atangira guhura n'ibibazo ahantu hose aciye, bakamwitegereza aratwite, ntiyarashobotse aho uri na Davis na sheri we bakamutuka. Gusa nyine ikintu Brown yakoze, yatangiye kujya amwiyegereza cyane. Uko amwiyegereza rero cyo nakwita nkari, batangira kubyinjiramo cyane, batangira kwinjira mu kibazo cy'umwana w'umukobwa watewe inda. Batangira kuza mu kigo, bari abana bari bitabiriye ikirori, bagenda batanga ubuhamya. Bamwe bakavuga bati rwose uriya mwana w'umukobwa yarasanzwe yitonda, ntabwo ibintu twabimukekaho. Abandi bakavuga bati birashoboka cyane, birashoboka ko ashobora kuba ariwe wamwishinjijeho, kuko n'ubundi Davis n'umuhungu w'umusitari, ibintu byinshi nyine ngira ngo murabizi. Ariko hakaba hari umwana umwe w'umuhungu we yafashe video nabo n'abagenda agenda abwira Davis, amubwira ati ibintu byose wigize, ibintu byawe kuri kose nzagushyira ahagaragara. Davis umwana wo mu bakire nyine ikintu yakoze agenda abwira papa we, amubwira ati papa, hari umuntu noneho wabonye ikimenyetso kigaragaza yuko njyewe uriya mukobwa aramujyanye nkamwinjiza no mu modoka. Ikintu se yakoze, abiza ababyeyi bamwe na bamwe bajya bashyigikira abana bo mu mafuti, yaragiye abwira umuhungu, aramubwira ati uzaramuka ukoze ikosa ryo gutanga umwana wanjye, ibintu bizakubaho uzabibona. Ageze kuri polisi neza yanga kuvuga, ati nta kintu nabonye. Bamusubirishamo inshuro nyinshi ko duhamagaye kutubwira dufite ibimenyetso. Naribeshye nyine, narababeshyaga, nta kimenyetso na kimwe cyari gihari. Ubwo Kisa ahantu yari ari nyine atangira kwibaza ati se noneho ndabigenza gute, kumutangabuhamya wanjye wari uhari wa finali nawe nyine ambereye umwana mubi. Gusa akomeza kuvuga ati nta kundi. Baricara rero we na Brown baravuga ati ntabwo dushobora kwirirwa twirukanka inyuma ya Davis, ntiyumva, mbese ntashoboka, nta nubwo ashobotse, ntashobotse abinamo, reka tubyihorere. Tumara kubyihorera twibereho gutya nyine, abana tuzabarera. Bafata uwo mwanzuro, ariko ababyeyi b'umukobwa baravuga ati ntabwo bishoboka, uriya muryango waba udusuzuguye gute. Noneho ahantu agasuzuguro kaje gukomerera iwabo wa Davis, bahamagara ya famiye yo kwa Kesi, aragira ati turashaka kuganira. Baragenda, bamaze kugenda bahageze n'agasuzuguro kenshi, basinye sheke, bamaze gusinya. Ariko ikintu cyabaye, nk'umubyeyi w'umumama arabireba, arayifata, barayicara, avuga ati muzaca n'ahandi, umwana wanjye ntabwo bamugura amafaranga, niba umuhungu wanjye ari guhakana umwana tuzamurira. Bafata inzira baritahiye, biragenda biberwa serera, inda ni kuri gukura. Gusa barongera barabahamagara, muze twumvikane. Umuhungu arangije ajya gukorera ji umukobwa, yigize umwana mwiza, gusa ashyiramo ibinini bishobora gutuma inda ivamo. Maze kubishyiramo, umukobwa rwose akajera akanywa ameze neza, nta kibazo afite. Akigera mu rugo, mu nda ramurya byatari, bihutira kujya kwa muganga. Bagezeyo basanga inda igiye kuvamo neza, byarangiye. Gusa ikintu baganga bakoze, batamuha imiti yihuse ituma bya bintu bamuhaye byo kwikuramo biba imfabusa. Umuhungu aho yicaye atangira gutekereza ati buya inda yavuyemo. Mu gihe kiri muri ibyo, bamwereje ifoto yerekana ko abana ari bazima. Ubwo mu kigo atangira kubaho nabi, abandi bagenzi be batangira gufata nabi Davis, bamutuka ati umuntu wafashe umwana ku ngufu ahantu hose aciye. Noneho Davis amera nk'ikihebe, arangije andi makosa yakoze
ashaka gufata ku ngufu nanone sheri we. Wa mukobwa yirirwaga amuvugira ngo sheri wanjye ntabyo yabikora, bamwishinjijeho, biza kurangira aje kwitabaza wa mukobwa ngo amugire inama, ambwira ikintu yakora, dore ko nawe yari yamaze kumutera inda. Ikintu cyabaye, umukobwa yahise ajya gutanga ikirego nanone. Nyuma rero n'amavideo aza kuboneka agaragaza ukuntu yamufashe ku ngufu n'iki, baramufunga. Ariko bamaze kumufunga, igihe bamufunguriye papa we arambwira ati rero wa mwana wanjye we nagiye ngushyigikira mu bintu byinshi, ariko noneho muri iki gihe, muri aka kanya ntabwo bigikunze yuko ngewe nawe rwose ukiri umwana wanjye, nanjye sinyiri papa wawe. Davis cyumva ibyo atavuga ati intangiriro y'ibintu byose aho yatangiriye ndahazi. Abivuga afata imbunda arirukanka, papa we nawe amwiruka inyuma, ajya kwa umukobwa agiye kumwica, ari ku isasu. Papa wa Davis aritambika, bari urifata ahita apfa. Umukobwa n'indi ihita imufata, ajya kubyara. Davis baramufunga. Biza kurangira rero Jesse abyaye abana babiri beza cyane, Brown abitayeho, babanye neza, gusa amashuri yabo arakomeza, ababyeyi babo bakajya babitaho, kuko na mama wa Davis yaje gusaba imbabazi hagati, urabona nta muntu n'umwe nsigaranye, umugabo wanjye baramwishe, umwana wanjye nawe arafunze, imbere n'inyuma nsigaranye akakuzukuru konyine. Baramureka nyine akajya aza gusura abana bandi bagiye ku ishuri. Ubwo mama wa Jesse na mama wa Davis bagasigarana abana bari kubarera, ubuzima burakomeza.